kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamusi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa mbere Mata 2025 wa kabiri iragira iti ibyo Imana yitaho si ubutunzi bwacu. Ibyo Imana yitaho si ubutunzi bwacu. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka turimbane indirimbo 115 gushimisha igira iti nabonye umukunzi mwiza. Turangiza dusome ijambo ry'Imana kandi ry'umunsi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Nabonye umukunzi mwiza bene data, niwe ngira imbabazi, niwe mujyanama wanjye, niwe ujya undengera iteka. Nta kubaho, nta rupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none, nta bizaza byazantanya na Yesu wacu. Amena. Kadusome ijambo ry'Imana, Yesaya ibice 60, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 66 guhera ku murongo wa mbere tugeze kuri 2. Haravuga ngo, Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki? Kandi aho nzaruhukira hazaba hari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo Imana iza kuba yita ku butunzi, hari benshi bari kubihomberamo bitewe n'uko ijuru bari kurigura, ndetse yemwe n'isi nayo bakayigura. Ariko kuko ijuru n'isi bifitwe n'Imana, byose ni ibyayo, nta na kimwe umuntu yakora ngo Imana ibone ko kidasanzwe. Ntacyo umuntu yahanga ubwe ngo Imana ibone ari gishya kuri yo, kuko ijambo ryayo ubwaryo rivuga ngo nta gishya munsi y'ijuru. Yesaya mu bice 66 umurongo wa mbere kugeza kuri 2 aratubwiye ngo, Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki? Kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana ntiwayikangisha ibya mirenge utunze, kuko utayirusha ubutunzi, cyane ko ariyo nyirabwo. Icyo ishaka ku muntu ni uguhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo. Ntidukwiye rero guhugira mu gushaka ubutunzi gusa, nubwo atari bibi. Isi izashirana no kwifuza kwayo, ariko ijambo ry'Imana ryo rizahoraho iteka ryose. Duharanire gukomeza kubaha Imana, duhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo, twe kurimenyera, ahubwo duhore tugengwa naryo, ahubwo duhore dutegekwa naryo mu byo dukora byose. Dukize dukinnye, ijambo ry'Imana riba ari ryo riyobora ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ijambo ry'Imana rero dufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Data, turagushimiye, turaguhimbaje, wowe uduha, wowe utwuremera tukiri mu nda z'abamama. Waraturemeye udutegurira uko tuzabaho, utugenera imigisha y'uburyo butandukanye, utugenera uko tuzabaho kuri iyi si. Turagushimiye, komeza kuduha imbaraga zo kukubaha dukize, tukubahe dukeneye, tukubahe Mwami Yesu, dukomeze kubana nawe. Urakoze, urakama, bana natwe mu byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu musenze, amena. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.